Ariho umufano hano hagati haramutse ari ibuye ririho urubaho rurerure, noneho uru rubaho rurerure uyu hano hagahagarara umugabo, tuvuga umufano, hano hagahagarara umugabo, hano hagahagarara umugore, noneho umuntu umwe akaza ari magenda kandi ibuye rifite support imwe iri hagati gusa. Umwe agatera intambwe ari magenda ashaka kugira ngo ubu buzima bw'urugo bubashe gutera imbere, bubashe kuba bwiza, undi agakomeza agahagarara, rwa rubaho birangira rutembye. Kandi rutemba bose baragwa, bose baragwa. Iyo hakora umwe rero birangira urugo rufeirinze, ariko uru rubaho nibaramuka umwe akagenda atera intambwe imwe undi atera intambwe imwe, haraza kubaho balance. Nihabaho balance biraza kurangira bose bahuriye hagati, birangire nta numwe. Ibyo ngibyo uvuga hari abantu bareba imitungo, ariko nundi at the end birarangira you are not complete. Nta munezero ufite. Niyo wagira abantu ufite abana badafite base, nta munezero ufite, kuko Imana uburyo yabiremye muri pattern yayo, muri system yayo yabiremye ko ibyishimo by'umugabo bigomba kuva mu mugore, ndetse yewe n'ibyishimo cyangwa se kwifuza k'umugore kugomba kuzurira mu mugabo. Hariho rero kuzuzanya ntagiye kuzaboneka wewe ngo ubwo ufite amafaranga ngo umva uruzuye, ntabwo bishoboka. Kuzuzanya bigomba kuva mu mugabo n'umugore. Ibyo ngibyo rero uvuga, kandi nta yindi part nimwe tubona igomba kuzamo keretse wenda just divine connection, divine reading, nuvuga ngo Imana ikaba mu rugo rwanyu. Naho ababyeyi ababyeyi simvuze ko ari babi, simvuze ko ababyeyi batagomba kuba mu ngo zacu. Ababyeyi icyo bakoze baratubyaye, baraturera, baduburere buhagije. Icyo nako twakora in return nukubashimira, bibaye byiza tukabana mu mago sawa, bitabaye byiza ngo tubane mu mago tukabashyira mu nzu zabo, tukabishyura amarenti, tukabarebera ibyo kurya. Twongeye kandi kubaha ikaze, tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza amahoro, tubifuriza amahirwe, tubifuriza umugisha mwese mukurikira ibiganiro kuri The Real Change TV Show, kuri Blessed Family TV na Jonathan TV Show. Hanyuma rero muhawe ikaze aho muri, nizere ko meze neza. Utameze neza narabwiye ati burya ubuzima ni nk'igitabo gifite amapaje atandukanye. Uyu munsi waba uri kuri page itaryoshe, itanejeje, itameze neza, ariko ejo n'ejo bundi page izahinduka, kuko niko iyi si isetinze. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa wacu Pastor. Ikaze Pastor. Asante cyane. Namoro? Yego. Ibyishimo ni byose byo kuganira n'abadukurikiye cyane. Kwikubitiro uyu ni umushumba, araza kubibwira ariko musanzwe mumenyereye. Hanyuma yafashe iyambere, yafashe icyemezo cyo kuganiriza abantu bubatse, kuganiriza imiryango muri iki kinyejana ifite ibibazo bigiye bitandukanye. Ikibazo cya mbere nshaka kumubaza, mu myaka ye mike y'amavuko niyo kubaka, natubwire byamujemo gute Pastor, byakujemo gute kugira ngo utangire kumva yuko wajya uganiriza cyangwa se wajya ukora ibiganiro bijyanye n'abashakanye? Urakoze cyane Bwana Mutabazi. Twongeye kubaramutsa cyane abakunzi bayo cyane yose yavuye kuvuga, nkuko bisanzwe amazina ari yayandi, ni Hegimayi, ntabwo yahindutse. Mu by'ukuri umbaje ikibazo cyiza cyane. Impamvu yatumye nza kugira ngo tubashe kuganira hejuru y'umuryango, hari impamvu zigera wenda nko kuri 3 cyangwa 4 zatumye numva ko nkwiriye kuza kuri kamera tukaganira, tugahugurana, tugafashanya. Ni ibibazo nabonye biri hano bitwugarije, ibibazo nabonye byugarije imiryango, byugarije abarimo bubaka, ndetse yewe nabubatse. Ibibazo mbona ni byinshi, ndetse yewe nta no guhisha guhari. Nibyo naje nabonye mu myaka 5 maze nubatse, mbona mu by'ukuri ubuzima bw'umuryango cyangwa se bw'urugo ni ubuzima bugoye. Mbona ni ubuzima bugoye, noneho nabibonye ko nta makuru namwe nigeze mbona, sinigeze nigishwa. Gusa igihe cyarageze numva ko nkwiriye gushaka
okay kubw'amahirwe nta n'umuntu wanshyizeho pressure njyenyine mu cyemezo cyanjye ndashaka. Nyuma yo kugera mu rugo sasa duhura n'ama challenges, tutarakora wedding. Mfite umupare wanjye n'umushumba arambwira ati musore wanjye witegure mu rugo harimo ibintu bitameze neza uzahura nabyo, uzahura n'imisozi, uzahura n'izuba, icyaka kizagukubita rwose, be ready for it, ubyitegure. Ariko nkumva mu by'ukuri ntago ndimo ndabyumva. Okay, ariko maze kugera mu rugo nagize urugo mu gihe kitari gito bitewe na experience naje nakuyemo, ndavuga nti ngomba kujya hanze nkabiganiriza bene data. Nagize urugo rutishimye, ngira urugo rudafite communication nziza, ngira urugo ibintu bitagenda neza, ngira urugo mbona umugore nkaho wenda ari umuntu wo hasi cyane, ngira urugo rudafite umunezero. Ndavuga nti ibyo byose ngomba guhindura. Aho nahinduriye mbona resultats zitandukanye nizari zihari imbere. Mpita mvuga ati kubwizo mpamvu ibyo ari byose amasomo maze gukuramo nabasha kuyaha abandi, bakabasha nabo guhindura perspective z'uburyo babona urugo. Bwana Mutabazi, hari umugabo umwe twaganiriye, urabona kuriya bacora gatandatu uramutse wicoye hasi, umwe agahagarara hano undi agahagarara hariya, uhagaze aho ngaho arije wicoye gatandatu. Ndimo ndabona ko ari gatandatu, ariko uhagaze aho ngaho urimo urabona ari kangahe? Ari 9. Ari 9. None se mu by'ukuri tugire argument, hari uburyo wanyumvisha ko ino gatandatu ari 9? Oya ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Nta n'uburyo nanjye nakumvisha ko mbese iyo nje bitewe na perspective cyangwa se position aho mpagaze, jewe ndimo ndareba gatandatu, wowe urimo urareba 9 kandi ni 9. Rero biterwa na perspective, uburyo umuntu abireba, uburyo umuryango umuntu awureba, biterwa na perspective. Rero naje kubona argument nyinshi mu miryango, umugore akavuga gutya, umugabo akavuga gutya, bikaza kurangira batumvikanye kubera ko nta buryo uri bumwumvishe icyo arimo abona kandi wowe gitandukanye n'icyo uri kubona, n'icyo urimo urabona. Ari argument y'umugabo umwe ngo yakubise umugore wiwe hafi gutandukana, nimba baratandukanye simbizi, bazira ngo imbeba yaciye hano undi ati imbeba yaciye hariya. Nimba wenda wasanga muri iyo nzu haraciye imbeba zibiri wasanga haraciye imbeba zibiri, imwe igacano indi igacano, buri wese akayibona. Rero nta buryo uri bumbwira ngo urankubita cyangwa se ndagukubita nkuzize icyo wabonye, nta buryo ubwo buryo ntabwo biri bushoboke ko ndi bukumvishe ko icyo wabonye nkubwira ko utakibonye. Ijambo rya kabiri ryatumye ngira yani boldness, nuko ni inshingano z'umushumba kwigisha ibijyanye n'umuryango. Ni inshingano z'umushumba. Nakomeje gusoma Bibiliya, harimo ibintu byinshi tuzakomeza dukoraho ibiganiro mu minsi iza. Nsanga umuryango ni ikintu cyigishwa, ni ikintu cyigishwa. Bivuze ngo ikintu cyigishwa rero biba ari isomo abantu bagomba kwemera kwiga. Uretse gusa na Bibiliya, nagiye kuri bene data, nsanga hari umugabo witwa Sugira Hategekimana, ndanamuramukije cyane. Navuga ko ari umwe mu barimu banje banyigishije, nagiye mukurikira kenshi cyane mu bikorwa agenda akora. Sugira ni pasiteri, ndakuramukije cyane rwose. Undi muntu ni Antoine Rutayisire. Antoine Rutayisire ni umwe mu bashumba b'ikitegererezo mbona yafashe iya mbere arigisha. Kandi icyo nkundira Antoine Rutayisire, aba honest, avugisha ukuri. Avuga ubuzima bwe bwa mbere yo gukizwa, akavuga akijijwe, akavuga n'ubuzima bwe bw'ubupasiteri, agenda avugamo uburyo za mbere yo gukizwa, nyuma yo gukizwa, uburyo umuryango we ndetse bari kumwe n'umufasha we nabo turabaramukije cyane. Ukabona ni ibintu mu by'ukuri biri mu mutima we kandi ashaka kwigisha imiryango. Kandi buriya hariho contribution nini mu miryango arimo atanga. Antoine Rutayisire umushumba rwose turamuramukije kandi turamushimira, numwe mu barimu bagiye batwigisha. Abandi bantu wenda ndimo ndabona muri no minsi barimo baza ni Papaye Boy. Papaye Boy n'umugore we
turabaramukije cyane Papa Boy turabakurikira amasengesho barimo bakora muri no minsi bafite amasengesho gusa nagize impungenge mu minsi ishize mbona igiti nikaho yari hafi guhanuka. Papa Boy turamuramukije vraiment congratulations. Ibi bintu bigomba rero tugomba kubikora tukigisha imiryango buriya reka mbabwire nimba hari umunezero uhari ni ukugira urugo rwiza kandi nimba hari umunezero uhari ku bana ni ukugira ababyeyi bishimye bumvikana bituma nabo bavuga bati wow dufite burya nzagira nanjye umuryango mwiza nimba papa na mama babanye neza bihanganirana bigenda gutya akabona ubuzima bwabo ni bwiza nawe adesiringa kuzagira urugo rwiza. Urumva rero ababyeyi tugomba kuba aba role model babana bacu mu kugira urugo rwiza. Ni ibintu bishoboka cyane niyo mpamvu turimo tubikora kugira ngo tubashe kuganira tugire urugo rwiza abamama bikosore abapapa bikosore abantu bihanganirane abantu babashe kugira urukundo burya ntago ari amagambo urukundo ntago ari amagambo. Ubundi Bibiliya ivuga ko Bibiliya nta hantu namwe tubona ivuga ko umusore agomba gukunda umukobwa batarubakana ahubwo birivuga ko tugomba gukunda abagore bacu. Ni ukuvuga ngo rero gukunda ubundi rira jambo gukunda ni igikorwa kirenze ijambo yani igikorwa kirenze ijambo kandi navuga ko si igikorwa gusa ahubwo ni ibikorwa byinshi bihuriza hamwe bikarema ubuzima bigahinduka inshingano bigatuma imiryango iba myiza. Ndumva ikibazo wenda naba ngisubije mu magambo magufi. Urakoze cyane uragisubije kandi ugisubije neza. Mfite ikibazo muri iyi minsi c'abantu nimba abantu bari mu gufata urugo bakumva ari nkaho ntaco kuba yagira rwiza kuba yagira rubi bigasa nkaho ntaco bibabwiye. Hari utukese nagiye mbona twama couple amwe namwe agira nk'utuntu two kutumvikana ariko wareba nk'ibintu bapfa ukabona ko umwe muri bo yaba wenda asa nk'udakeneye kuba yaba afite urugo rwiza cyangwa nk'umubyeyi akaja mu rugo rw'abana. Ntekereza ko twigeze gukora ikiganiro cy'ababyeyi baza baja gucumbika mu ngo z'abana aho gucumbikamo neza bakabasenyera umubyeyi akaba ari mu bana akabona ko ari materi ikibazo bwaca habone ko hari ikibazo ari mateza ahubwo akaba yoguma nko kwenyegeza umuriro. Je nkavuga ngo abantu nibicare batekereza nimba nashingiye umwana nicare numve nyine koko mfite ishaka ryo gukora ibishoboka byose zo kugira ngo nubakire wa mwana nimba harimo no kutumvikana kwabo ndeke kumva ko nasa nkurimo pengama ku ruhande runaka mbogama kuko nimbogamira ku mukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje ariko bikarangira n'ubundi batandukanye wa mwana cya gikomere cyo gutandukana ntikizashira. Kuriya ndubona abe nibi tuvuga twabati wenda harimo bamwe basa nkaho babara biplaninze akavuga ati no uyu muntu nkeneye wenda ko ngera kuri iki kintu hari nabaza basezerana ngo kubera imitungo tinimara kubona imitungo ntateba ukuntu nteze ikibazo nimara nduvemo dupfa kugabana. Ntugire ngo wa muntu nubwo aba yarabipanze kuriya iyo amaze kudivorce umutima we ntujye utuza umutima w'ububabaye urimo ikintu cy'igikomere kitopfa guhita gikira. Nononje nkibaza nimba ntarimo numvikana n'umugore titwicare hasi k'abantu bombi barebwa na cya kibazo nikiramuka kinaremereye kikavamo gutandukana nitwe twembi tuzagira ingaruka ziriya ngaruka zizatugeraho ariko ukabona abantu rimwe na rimwe hari bamwe basa nkaho ntaco bibabwiye. Mu by'ukuri Bwana Mutabazi urabona hariho umufano hano hagati haramutse ari ibuye ririho urubaho rurerure noneho uru rubaho rurerure uyu hano hagahagarara umugabo tuvuga umufano hano hagahagarara umugabo hano hagahagarara umugore noneho umuntu umwe
akaza arimo agenda kandi ibuye rifite support imwe iri hagati gusa. Umwe agatera intambwe arimo agenda ashaka kugira ngo ubu buzima bw'urugo bubashe gutera imbere, bubashe kuba bwiza, undi agakomeza agahagarara. Rwa rubaho birangira rutembye, kandi rutemba bose baragwa. Bose baragwa. Iyo hakora umwe rero birangira urugo rufeirinze. Ariko uru rubaho nibaramuka umwe akagenda atera intambwe imwe undi atera intambwe imwe, haraza kubaho balance. Nihabaho balance biraza kurangira bose bahuriye hagati, birangire nta numwe uguye. Ibyo ngibyo uvuga hari abantu bareba imitungo, ariko nubundi at the end birarangira you are not complete. Nta munezero ufite. Niyo wagira abantu ufite abana badafite base, nta munezero ufite, kuko Imana uburyo yabiremye muri pattern yayo, muri system yayo yabiremye ko ibyishimo by'umugabo bigomba kuva mu mugore, ndetse yewe n'ibyishimo cyangwa se kwifuza ko umugore kugomba kuzurira mu mugabo. Hariho rero kuzuzanya ntagiye kuzaboneka wewe ngo ubwo ufite amafaranga ngo umva uruzuye, ntabwo bishoboka. Kuzuzanya bigomba kuva mu mugabo n'umugore. Ibyo ngibyo rero uvuga, kandi nta yindi part nimwe tubona igomba kuzamo keretse wenda just divine connection, divine reading, nuvuga ngo Imana ikaba mu rugo rwanyu. Naho ababyeyi ababyeyi simvuze ko ari babi, simvuze ko ababyeyi batagomba kuba mu ngo zacu. Ababyeyi icyo bakoze baratubyaye, baraturera, baduha uburere buhagije. Icyo natwe twakora in return ni ukubashimira. Bibaye byiza tukabana mu mago sawa, bitabaye byiza ngo tubane mu mago tukabashyira mu nzu zabo, tukabishyira amarenti, tukabarebera ibyo kurya. It's good, ntacyo bitwaye, nta nicyo byinshi. Hari urugero rumwe, hari umusore nigeze kumva, hari umusore uri muri aya matimu y'abayumbe, mu itsinda ry'abayumbe, akaba uvuga butumwa, akundaga kuja mu ngendo zivuga butumwa. Noneho ariko akaba afite ubushobozi, akaba afite amafaranga, urugo rwe rubayeho neza, abanye neza n'umugore cyane. Nyuma baje kwakira umubyeyi wabo nyirabukwe, baza kubana mu nzu. Ariko muri kwa kubana mu nzu, nyirabukwe aje abona umukwe si wa mbere agiye mwivuga butumwa, aragarutse mayi iminsi yaravuga ati ke nanone kandi zaje mu giterane runaka, atangira kugenda bireba. Tiyicaza umukwe wenda ngo amubwire ati yewe uri umwana wanje, reka nkubwire inama, wenda ga bino bintu wenda bishobora kuba izi ngendo zirakabisha, wenda izi ngendo gazakabisha. Ntabikoze gutyo, ahubwo abwiye umukobwa we. Urumva ivyo yabifashe nka weakness y'umukwe. Tangiye kubwira umukobwa, hey ibi nibi kurareka umugabo kora ibi nibi yabaye karegereye umeze gute, kurubaka gute, uko bari mu nzu. Umukobwa nayo hari uburyo abantu wenda bagira inzira zo gutangamo message. Araje atangiye kubwira umugabo, he gutya na gutya gutya na gutya. None umugabo yibaza, umukobwa mudamu ko dusanzwe tubanye tumeze neza, ibi nibi ko nta na rimwe tumaranye imyaka, turabyaranye imbyaro 3 zingahe, kwata munsi wa mbere amubujije iki, ejo amubuje kiriya, ejo tipa za gusanga za kuvumbura za kumenya ko ari nyirabukwe ari mu kugenda abwira, donc yereka umugore faiblesses. Kandi mbere ndazo yabonaga, mbere umukobwa amahoro yaraganje, amahoro yaraganje, yumvaga amerewe neza, guwe neza n'uburyo ntibizo umugabo akora. Ariko kubera ko wa wundi waje iwe yumva atabinezererewe, atangiye kugenda bimwereka agasaga nk'uhumuye nk'amaso y'umukobwa. Ko ati kandi nyine wa mugani uzi ko ibi nibi byaba ari amakosa. Yego nashaka tubyita amakosa kuri uwo musore, bishobora kuba ari amakosa yego, ariko amakosa ataragiraga icyo atwara mugenzi wawe, ataramubangamiye, ataragize icyo abangamira ku iterambere ry'urugo rwanyu. Noneho uyu munsi nimutangira intonganya, nibwo se wa muze azaba abubakiye cyangwa ahubwo azaba abasenyeye. Bo
nari ngiye gusoza wenda nkubazaho akantu gatoya kamwe b'abashumba ntimwohindura uburyo wenda muzamwigisha abageni kuko hano tuherereye hari uburyo umuntu azareba abageni tuza twiga iminsi mikeya noneho umuntu akibaza iyi minsi mwigisha abantu ntiboba wenda bataza bagera kuri rwa rugero rushitse rwo gusobanukirwa ngo urugo niki turufitemo uruhare kinje n'uyu wacu dutangiranye wenda hakaba harimo information zidahagije nubwo wenda mutozi baha 100%. Ico ngico kivuga hiki nk'abashumba hano muzamubona muzamwigisha abageni iminsi ihagije no selema no kwigisha muri ya periode bagiye kubana na nyuma hakagombye kuba hariho amasomo y'amakouple kuwo mutwaro wagize wo kubivuga hano ku makamera kandi ndabizi ko benshi babikurikira ariko hakabaho n'amaseminari atandukanye yigisha urakoze bwana Mutabazi mu by'ukuri icyo uvuga cyo wenda cyabanyirabukwe abantu kubinjira mu ngo nibwira ko twakivuzeho ari video twakoze ikivugaho twavuze amagambo menshi buriya abagore bari sensitive amatwi yabo icyo yumvishije bahita bagitwara nko gukumurira gihindura ubuzima bwabo cyane rero urumva ko urwo rugo rwari rumeze neza nyuma yuko nyinaje mu rugo akavuga birangira urugo rubaye nabi icyo ngicyo wenda ndumva abagore bagomba kuyungurura cyane dore ko abakecu iyo bakuze sometime hari ukuntu bavuga ukagira ngo wenda ni n'urukundo rurimo rubatera kuvuga gusunika kugira ngo urugo rumere neza ariko mu by'ukuri wowe ukiri umwana muto uri umukobwa warize aho waciye urabibona ugomba kureba umukecuru ukamuha umwanya we ukamwumva ariko ibyo avuze byose ntibivuge ngo urahita ushyira muri pratique icyo kibazo usorejeho ni ikibazo cyiza cyane ntekereza ko niyo mpamvu yatumye cyane nyamukuru nza kuri kamera kugira ngo dukore kino kintu inyigisho zigishwa abageni urabona ku rugero reba nk'aba bavuye hanze ashika kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu hasigaye icyumweru kimwe cyonyine kugira ngo akore ubukwe just 1 week mu cyumweru kimwe afite gukora ibintu byose ategura ubukwe amahuzu kwishura amasare ibiki kugenda hehe na hehe kuja mu miryango sinzi gusurana yewe mu cyumweru kimwe pasteur akazasigarana umunsi umwe nabwo isaha imwe urwo rugo mu by'ukuri rufite ahe makuru rufite izihe nyigisho rwigishijwe ntago bigishijwe ikindi nacyo nabari hano yewe ntabwo nekereza ko abapasiteri wenda twagera kuri icyo kigero cyo gufata amezi 2 amezi 3 kuko izi ni inyigisho zigomba kwigishwa mu gihe kingana byibuze amezi abaye makeya amezi 3 kabisa yes nimba save the date baye amezi 3 ni inyigisho zigomba kuba zifite amezi 3 nabwo at least every week abantu bakiga every week nabonye nk'itorero rya restoration mu Rwanda kugira ngo ntushobora ibo uzuja gusohora invitation waratangiye kwiga tushobora gusohora invitation utaraja kubwira aba pasteur no kwanga amezi yaba bagomba kubarenza abiri urakoze iki ni igitekerezo cyiza cyane ndetse n'abandi bashumba bagenzi banjye bumvireho mu by'ukuri nubwo umwanya ugoye ariko nta kigoye nko kubona urugo cyangwa se kibabaje nko kubona urugo rwasambutse cyane birababaje kandi biteye agahinda kenshi twabitangamo inama tukabishiramo imbaraga abashumba ndabizi ko turabishoboye kandi twabikora n'amasomo yewe arahari ibintu birahari ari kibazo uri amwanya none tugashyiraho izo regulations zo kuvuga ko umuntu agomba kubanza kwiga mbere y'amezi 3 kugira ngo akore ubukwe ariko icyo ngicyo waruvuze nangira ngo ngisorezeho dufite igikorwa turimo dutegura mu kwezi kwa 12 tuzabatangariza amatariki very soon kiri hafi rwose tuzaba turi kumwe n'abashumba tuzaba turi kumwe n'amakupure atandukanye tuzakora igikorwa cyiza cyane cyo kuganiriza imiryango kugira ngo turebe ko at least hongere habeho ubwo busabane kizaba ari igikorwa rero
ntabwo ari ukwiga gusa ahubwo harimo n'ikintu gisa no kongera kubaka ubushuti n'umufasha wawe n'umutware wawe. Turabakangurira rero kuzakitabira, tuzabatangariza amatariki, tubatangarize uko kizaba kimeze, kizaba ari igikorwa cyiza cyane, muzakitabe muri benshi. Urakoze rero pasiteri, uze kunyemerera tuze gusoza kino kiganiro kuko pasita abivuze. Uwo munsi dufite ubukene bwo kuba hari iminsi yo kuba abantu bahura nk'amakapozi hanyuma bakaganira, gufata umutumirwa akabigisha kuri topiki runaka n'ubundi ijyanye n'urugo. Rero mu gihe habonetse opportunity nk'iyo, young couples nyaboneka muzumve cyane amatariki bazababwira, uzayiteho muboneke, muze tuganire, dusabane, twungurane ibitekerezo. Yego rwose, tekereza ko bizaba ari bazaze ku bwinshi, bizaba biryoshye. Pastor, sinzi rero niba wasoza wenda hari irindi waba ufite cyangwa oya. Mu by'ukuri niryo ngiryo dusorejeho, abantu bagende batumira abandi, bagende babiganireho mu rugo, baza making a time, tuzaganire. Ntabwo tuzabitegura ari muri weekend, tuzabitegura umunsi mwiza ari ikigoroba ahantu hatuje, tubashe kugira ibiganiro byiza ndetse n'amafunguro meza, umugoroba mwiza kuganira n'imiryango. Urakoze rero pastor, kuba tarakora subscribe kuri iyi channel urimo kurikiraho iki kiganiro ndetse n'izindi twage tuvuga haruguru, kora subscribe please, kora subscribe uduteze imbere, ariko kandi bijye binagufasha gukurikirana ibiganiro tugenda dushiraho umunsi kundi. Murakoze rero, amahoro n'amahirwe akomeze abane namwe. Asante.